Murakaza neza kuri Umunyarwanda yisanzwe n'umukobwa wanyu Nene ni buri mushyashya ni karibu cyane gushishikariza gusubscribinga no kureba izindi video ziri kuri no rubuga kandi ni buri umusangwa ndagushimye cyane ko wongeye ukagaruka nkuko mubonye ku mutwe w'iyi video uyu munsi ndayambasangize ibintu bigezweho mu makuru mu Bwongereza muri iyi minsi ibiri ishize situation ntabwo imeze neza habaye imyigaragambyo ikintu cyatumye nshaka kuvuga kuri iyi nkuru icyambere nuko umuntu wakekwaga cyangwa ugikekwa ndakeka kuba yakoze kino cya kindenga kamere n'umunyarwanda bavuga ko ari umunyarwanda w'imyaka 17 ngo wavukiye mu Bwongereza ngo ariko ababyeyi be bakaba bari mu Bwongereza ngo mu gihe cya jenoside cyangwa nyuma ya jenoside ibintu nk'ibyo uko inkuru yavugaga rero byatangiye bavuga yuko hari abana babiri bari bapfuye noneho abandi 7 bakomeretse bikabije n'abandi 2 bo bakuru nuko vuga ngo byaje guhinduka hari undi mwana umwe waje gupfa ubu babaye 3 bapfuye hanyuma igikorwa kikiba nago bari batubwiye amazina y'aba bana ntago bari batubwiye information nyinshi kuri bo batubwiraga gusa ko bari bafite hagati y'imyaka 6 n'9 umwe yari afite 6 umwe afite 7 undi afite 9 uwo wari ufite 9 niwe waje gupfa nyuma ubwo bakaba babaye 3 abandi bantu 2 bakuru bakaba bari mu bitaro n'abandi bana hanyuma kuno bino bintu byatangiye nuko ngo hari umwana ndamwitumana ko ngo afite imyaka 17 yaje yambaye mask ngo akagenda ahantu hari kubera camp ni muri Southport ngo yagiye yambaye mask nyine niba nabyita nka kagul or something by'abantu bambara mu mutwe bigahisha no mu maso ku buryo utafasha kumenya umuntu ari we bavuga ko yaje muri taxi ngo akanga kwishyura ngo akahita yinjira ngo hari kubera camp iyo camp rero ikintu yari igamije abana bari muri vacances bari bagiye kugira ngo babyine bakore yoga bari kumva indirimbo za Taylor Swift abatazi Taylor Swift reka mbashyire ifoto yabo mu mureba ariko ndumva ari umuntu uzwi cyane abantu bose baramuzi iyo camp rero nicyo cyabajyanye ibazo bajyanye umwana wawe muri camp yagombaga kuba ari event iri fun bikarangira bakubwira ngo umwana wawe yapfuye so ni ibintu biri very tragic ni ibintu bibabaje cyane abantu benshi rero bibazaga uwo muntu nawe like hari hagati y'ubwana n'ubuntu bukuru nagara umuntu mukuru neza ariko nagara umwana ahantu hose yari kujya abantu bose yari kwica kubera iki yahisemo iyi camp kubera iki yahisemo abana kubera iki ni ibintu by'indenga kamere bidasobanutse ari byo byatumye ibintu bikomeza guhindura isura kuko abantu bashaka kumenya ngo uyu muntu wisha abana ninde polisi rero ivuga yuko amategeko ya England avuga yuko umuntu uri munsi y'imyaka 18 niba aregwa icyaha ntago bemerewe kuvuga identite ye kandi no mu gihe bari gukatirwa ibyaha kumukatira imyaka bamukatira nk'umuntu uri under 18 na kera bakemera igihano cy'urupfu imyaka 17 ntago yari kuba yabasha umva nanjye kuneko ngo yabasha ntago yakwicwa mbese mu gihano cy'urupfu ntago bakimuha ikindi kintu mu byarakazaga abantu rero nuko hejuru yo kuba badashobora kubabwira information nyinshi nuko polisi yababwiraga ngo ntago ari attack terrorist bo bakumva ni attack terrorist ngo kubera ko bishe abantu benshi noneho ibinyamakuru byakomeje kuvuga ko uyu muntu ari umunyarwanda wisha abo bana ariko ntago polisi yigeze ivuga ko ari we nyuma rero byaje no guhinduka polisi ivuga yuko identite y'uwo muntu batemerewe kuyitanga kandi kirushijeho
bashaka kumvisha abantu yuko iyo identite media yatanze atari ko twese ntabwo tuzana iyo media yavanye information. Abantu bose bavuze ko uwo muntu yari yambaye mask. Ukuntu rero abanyamakuru bamenye ko ari umunyarwanda, nanjye icyo kintu niriwe ndi kukibaza, kuko keretse ari polisi yabivuze, kandi polisi yavuze ko itemerewe, like umuntu wavuze iyo identite ntago nzi neza ahantu yikuye. Maybe abantu bari mu Bwongereza, maybe ambasade ifite amakuru, ambasade y'Abanyarwanda n'ibitanayafite yihutire kumenya ano makuru, kuko ukuntu ibintu biri kugenda njye byabanje kunkanga kuva ko ari umuntu, umwana w'umunyarwanda wakoze igikorwa nk'iki cy'ubwicanyi bwa ndengakamere afite imyaka 17. Niba areba filime nyinshi, niba arwaye mu mutwe, ikiro nuko hari mental illness imwe gutya itari gusobanuka ku buryo umuntu yakwica abana, kugira umutima wo kwica abana bato gutya nta kintu bagutwaye, nta kintu mupfa. Izo mbaraga zo gucomeka ibyuma abantu bangana gutyo, yenda uvuze ngo nacometse umuntu umwe byaba ari intambara, byaba ari accident, byaba ari iki, ariko gustabinga umuntu umwe, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu, wa karindwi, wa munani, wa cyenda, mana yanjye ni ibintu ntari kubasha gusobanukirwa. So natangiye mbabwira ukuntu amakuru yatangiye, nibyo ngibyo twari tuzi mu gitondo, noneho biza guhinduka ubwo uko umunsi bagenda gukura, abantu bagiye bakora hari ukuntu hano iyo abantu bapfuye ahantu yapfiriye bahazana indabo bikamera nko kwibuka abo bantu. Rero hari abantu baje kwibuka abo bana, bamaze kuza kubibuka bashyiraho indabo, bakora ibiki, hanyuma ibintu biza guhinduka. Hari groupe y'abarasiste nyine ngo baje kubona amakuru, ngo avuga ko umuntu wishe abo bana ngo ari umwisilamu. Ubwo bagiye gutera igitero kuri mosque imwe gutya, bagiye gutera icyo gitero. Niba bagiye kubabwira ibi bintu byose byaberewe muri ahantu hitwa Southport muri England. Hanyuma bagiye gutera icyo gitero, bahamagara polisi ije, rero bihinduka intambara hagati ya polisi n'abo bantu baje kwigaragambya. Batwitse imodoka ya polisi, apparemment hari abapolisi 40 bakomeretse muri kino gikorwa. Ni ukuvuga ngo iki kibazo byahise bibyutsa ibibazo biri politike byose biri muri England, byahise bibyutsa umujinya abantu bamaranye iminsi, byatangira agahinda n'akababaro, biza kurangira bibaye ibintu by'umujinya. Ibintu rero byarakaje abantu, sinzi impamvu byahise binduka ibintu biri like hasa ubwoko byahise bizanamo ibintu by'ubwoko. Ubundi nari nabitekereje kuva igihe titre yavugaga ngo Rwandan immigrant, ngo kid of Rwandan immigrants killed children. Iyo description nyine nahise mbona ko iri bubyutse ibintu by'amoko, kuko ntago byari ngombwa ko biza gutyo muri titre muri media. Kigaragara nuko abantu benshi ntago bakunda bemigra, ibyo nibyo dusanzwe tuzi. None ibintu nk'ibyo bihita bize bikazana ibindi ibibazo. Rero England ifite byinshi bijyanye nyine n'umutekano n'iki, ni ibintu bimaze igihe. Cyambere abantu bavuga yuko ngo nta polisi iri trained ihagije mu nzira ikora checkings. No kuvuga ngo muri iyi myaka ishize kuriya muri Amerika mubona abantu bafata imbunda bakagenda bagakora mass killings, mass shooting. Mu Bwongereza bo bakoresha ibyuma. Sinzi niba mwarabonye ni TV show yitwa ni Top Boy. Abantu benshi barekunze ko ngiye yananiye kwireba kubera ukuntu bicana nabi. Ibyuma uca hano icyuma, uca hano icyuma, barastabingana kubi. Apparemment rero hari ibice bya England bimeze gutyo, aho kwica bikoresheje icyuma byiyongereye cyane.
ariyo mpamvu abaturage bashaka ko polisi izasubira kuzajya ihagarara igakora niba ari amabariyeri niba ari ikinga ikajya ihagarika abantu ngo ikabasaka. Ibyo bikaba byari byarabaye ikibazo kuko hari ukuntu polisi ikora profiling ikajya ihagarika gusa abantu batari abazungu ikabashakaho ibyaha kugira ngo bajye muri prison, ugasanga minorite mu gihugu yuzuye muri prison kandi nanone ugasanga bise bizamo ibintu biri racial nyine nanone, ariko abantu barashaka at least ko babisubiriramo. Ikindi kibazo bibarakaje, ikindi kibazo bafite nuko muri iyi myaka ishize abantu basigaye bafungurwa batarangije igihano bakatiwe. Nuvuga ngo apparemment ngo hari abantu baba barakatiwe gufungwa burundu, kandi urumva umuntu akatiwe gufungwa burundu nuko aba yishe homicide, aba yakoze icyaha gikomeye cyane. And then ugasanga umuntu bakatiye burundu baramufunga nyuma y'imyaka nka 20 cyangwa 25 ku mpamvu z'uko ngo badafite umwanya uhagije muri prison, badafite ukuntu bwo gusustaininga imfungwa nyinshi. So abakorerwa ibyo gupimwa mu mutwe bahita babajyana muri facilities z'abantu barwaye mu mutwe, abandi bakabagabanyiriza ibihano. Uri kumva ko bihita bituma haba abakriminelle benshi bari free mu muhanda, ubwo crimes nazo zikiyongera. Ikindi kintu kiri kurakaza abantu cyane cyane nuko hari umuntu wavugaga yuko uyu mwana w'umunyarwanda wishe abo bana yarasanzwe afitanye ibintu bibazo na polisi, hari izindi crimes yarakoze tutazi zarizo. Abantu bakaba barakara bati iyo baba baramufunze hakiri kare kubw'ibyaha ntabwo yari kuba yishe bano bana bose. Ikindi kiri kurakaza abantu nuko nyine barashaka ukuri, barashaka kumenya ukuri, kandi polisi yavuze ko idashobora kubabwira amakuru arambuye kuko uwo mwana ari munsi y'imyaka 17. No kuvuga ngo umuntu w'imyaka munsi y'imyaka 17 ntago amategeko avuga ko batemerewe kuvuga identite ye yose. Kandi icyo nicyo kiri kurakaza abantu kuko barashaka kumenya ngo ni gute yakuze ate, abahe, n'iki cyatumye akora ibi ngibi, bamukurikirana nyine bamenye ukuri kose. Ubwo rero icyo kiri kubarakaza kuba deja nanakatirwa atazakatirwa nk'umuntu mukuru, azakatirwa nk'umujuvenile kandi yakoze ibyaha by'indengakamere. Ndumva ariyo makuru, ingingo z'ingenzi ibintu byakuruye attention yanjye cyane kuri aya makuru y'ukuntu byatangiye ukubabara bikarangira ari agahinda, bikaba byabaye akavuyo total. Abantu bari muri England mutubwire mwe ukuntu bimeze, nge ntago nari nzi ko bafite ibibazo bikomeye nk'ibi. Niba ariyo mpamvu bashaka kujyana aba immigrant bakajya babanza bakabajyana mu kindi gihugu, kuko abantu bari kuvuga ko bashaka yuko hazajya hakorwa assessment ngo y'aba immigrant ngo binjiye mu gihugu, ngo niba ngo bagomba kuzajya babakorera background checks. Sinzi ukuntu bazabigenza kuko hari abantu bari kuvuga ko aba immigrant aribo bari gutera bino bibazo byose, which I don't believe, but byahindutse ibi bintu biri more risk cyane. Anyways, amakuru niba hari ibindi bintu biri buze kubamo mukaba mushaka kumenya amakuru ibiri bukurikireho, ushobora gukomeza kubibakurikiranira. Ariko aho bigeze nuko ubu ngubu nkeka yuko bishoboka ko ashobora kuba atari umwana w'umunyarwanda wishe bano bantu, bikaba it's a relief to me. Obviously biracyababaje ko umuntu yishe abana benshi gutyo, ariko at least bikaba bitari busige icyasha ku Rwanda, bitari busige icyasha ku izina ryo kwitwa umunyarwanda, bitazajya bibasosiye umunyarwanda Rwanda. Deja dufite ikintu cya genocide, then bongereho na mass killings, stabbing. Icyo cyasha ni ukuri Imana ikiturinde pe. Anyways, uko tutegereze turebe ukuntu ino nkuru iri buze kurangira. Abasenga maybe dusengere abo ba angels bitabye Imana, ndahamya rwose ko bigiriye mu ijuru. Sinzi niba nabivuze ariko mbere habanje gupfa 2, umwe wa gatatu aza gupfa nyuma, hanyuma polisi
yaje kuza kutwereka amafoto yabo, ndizera ko mwagiye muyabona. This is a very very tragic thing. Imana ikomeze ababuze bano bana babo, ni agahinda gakomeye cyane pe. Mwakoze kubana nanjye, please like, share, comment, subscribe niba utarasubscribinga. Mwakoze, ciao ciao.